Ese birashoboka ko haba hariho umuntu wigeze gukundana ariko akaba atarigeze yumva amazina nka Romeo na Juliet? Nubwo inkuru y'urukundo yaba bombi, yumvikanamo urukundo rw'abantu babiri rwa nyarwo, ndavuga umuhungu n'umukobwa. Hari izindi nkuru z'urukundo zibabaje zakwibagiza ibyo wumvise kuri Romeo na Juliet. Ese ni ubwa mbere wumvise abanyarwanda bagira bati izina shirishirana n'agahararo? Reka nkubwire ibyo niboneye n'amaso yanjye. Umunsi umwe nari ku bitaro aho nkorera, nuko nza kubona umukobwa muto mwiza yinjira yirukanka cyane mu cyumba cy'abarwayi nari ndimo, ariko yasaga nk'ufite icyo ahunga. Ntawe abajije cyangwa ngo asuhuze, yahise asimbukira mu gitanda cy'abarwayi ahita yiyorosa mu maso vuba vuba. Ako kanya wowe wari bukora iki? Narahindukiye ndamubaza nti, bite mukobwa mwiza, ufite ikihe kibazo ngo tugufashe? Ashyira agatoki ku munwa, mfashe uceceka atambona. Biranyobera, reba impande zose, nkabura umuntu wari kuvuga. Ako kanya umugabo munini wambaye ikositimu y'umukara yinjira mu cyumba twarimo, ameze nk'intare yabuze umuhigo, ariko avuga asakuza cyane ati, kari hehe kari hehe? Nanjye nti, bite wa mugabo we, ni amahoro? N'uburakari bwinshi ati, wowe urambaza iki? Nanjye nti, ariko twabafasha niba hari icyo mushaka. Twabafasha rwose. Nta gakobwa k'inzobe k'imisatsi miremire mubonye? Wa mukobwa bamuriye itaburiya asa n'uwongera kumburira ngo nabwire uwo mugabo ko namubonye. Ndebye inyuma mbona ka kaboko yankuruzaga hariho ibikomere nk'aho yakubiswe. Ako kanya ubwoba buranyica, mpita mbwira wa mugabo nti namubonye. Atari he, munyereke. Nanjye ninkurikira njye kumukwereka. Tuba dusohotse mu cyumba twarimo, mujyana mu kindi byegeranye. Wakwibaza uti mujyanye he ko umukobwa ashaka tumusize muri kiriya cyumba? Tuhageze nahise mutungira agatoki mugenzi wanjye dukorana w'inzobe nawe ufite imisatsi miremire. Ndamubwira ni umukobwa mushaka nguriya, ariko mu by'ukuri numvaga afite ubwoba muri njye kuko uyu mugabo nabonaga afite amahane menshi. Akibona ko umukobwa amweretse atari we ashaka, yakubise ibipfunsi byinshi ku rukuta rw'icyo cyumba. Ubwoba buranyica naranyishe noneho. Yarahindukiye arambwira ati, umuntu ukina nawe ntabwo muzi. Yiyoroshya ndamubwira nti, kubera iki? Nuko arasakuza cyane ati, umukobwa ucaka ntabwo ari uyu. Ndamusubiza nti, uriya rero niwe mukobwa nabonye w'inzobe, ufite n'imisatsi miremire. Ahita anyegera amfata mu ijosi, umutima urashiduka. Arambwira ati, niba atabonetse rero ngiye gukomeza kumushakira muri ibi bitaro kuko kinjiye hano nkareba. Ahita akubita igipfunsi ku rukuta, nsigara mpumeka nsigane. Awe! Nuko aratambuka agenda afungura umuryango wa buri cyumba, ari nako asakuza ati, hani hani. Akanyabugabo sinzi aho katurutse, ndamwegera ndamubwira nti, wa mugabo ushobora koroshya ijwi ryawe ukagabanya n'akavuyo hano mu bitaro ko hari abarwayi ushobora kuhungabanya? Nuko arandeba aranyitegereza ikinyamenyo, ahita ansunika ku ruhande abasubiye inyuma agana muri cya cyumba twasizemo wa mukobwa. Ku mutima ntaramubonye noneho. Nahise mwirukaho mutanga imbere, mpagarara iruhande ya cya gitanda wa mukobwa nari nasize yihishemo. Ndamubaza nti, ariko uwo muntu uramushakira iki? N'umujinya mwinshi ati, ibyo ntibikureba nyereka aho umugore wanjye ari. Nanjye ni umugore wawe, ariko siniyumvishaga uburyo ki yaba ari umugore we yaba ari guhibwa gutya. Abarandebye asa naho atangiye kunyeka ati, uri kumva wambeshya rero wangize akana uri gushukashuka uko ubonye. Yavugaga atya ari n'akanyegera, ubwoba bwanyishe. Ahita akura yishuka kuri cya gitanda. Ku mutima naramubonye noneho aratwicana twembi. Kubw'amahirwe wa mukobwa yari yavuye muri cya gitanda, bandirukije kuko siniyumvishaga ibigiye kuba niba mubonye. Wa mugabo aba arikubise asohoka muri icyo cyumba. Nasigaye nibaza nti uyu mukobwa agiye he? Ariko ndi no kumushakira munsi y'igitanda no mu tubati tw'abarwayi namubuze. Se yaba ari dayimoni cyane marayika? Ni gutabuze mu kanya gato nk'ako guhumbya. Bendukiye nasanze mugenzi wanjye wakira abarwayi yamwishe munsi y'ameza ye. Nuko ndihuta ndamubaza nti, koko uriya mugabo ni umugabo wawe? Ansubiza mu ijwi rinaniwe ati, uriya ni umugabo wa. Tarabirangiza aba yikubise hasi.
Ako kanya nahise mfata mikoro yumvikana mu bitaro hose ndavuga ni mudutabare umukobwa aradupfaye. Wa mugabo yari atarasohoka mu bitaro agikomeje kumushakisha, ari nako agenda yereka ifoto ye abaza buri umwe ati uyu mukobwa ntayo mwabonye. Mu gihe navugiraga kuri ya mikoro wa mugabo nawe yaranyumvise, nuko akurikira ikipe y'ubutabazi yari ije kudufasha. Bazi nawe byakurikiyeho. Wa mukobwa kubera gukubitwa cyane na wa mugabo yari yacitse intege. Mu bipimo twafashe kwa muganga twasanze anatwite. Ibaze nawe umugabo ukubita umugore we atwite. Abagabo mu misubiro pe n'inka ntizigikubitwa. Ya kipe y'ubutabazi igizwe n'abaganga dukorana yaje kutugeraho, ariko na wa mugabo aziramo. Wa mugabo akihagera yigize nk'aho ababaye cyane, ari nako arira aboroga cyane ati mugore wanjye we nupfe tutararangizanya, ntabwo urupfu rwakuntwara gutyo gusa. Twahise twihutana wa mukobwa tumujyana mu cyumba cy'abarwayi cyagenewe abagomba kwitabwaho vuba kandi by'umwihariko. Wa mugabo ari nako ategereje hanze y'icyo cyumba, ariko wamubonaga ko nta mahoro afite. Wakwibwira ko hari urukundo rwari rwagarutse, yenda akaba ari kwicuza. Nanjye niko nabikekaga. Nyuma y'umwanya utari muto tugerageza gufasha wa mukobwa yaje gukanguka. Ibisanzwe narasohotse njya kubwira nyir'umurwayi ko umurwayi we amerewe. Yisohoka wa mugabo yahise ambaza ati yapfuye, nanjye niho yane muzima rwose. Nuko araseka cyane ariko byahindi umuntu aseka ukabona ko ari we wari kwisekera. Nuko ndamureba ndamwitegereza ariko numiwe kuko uyu mugabo yitwaraga nk'ibandi pe. Ako kanya tubona noneho nareba umugore wanjye, nanjye niho ntibishoboka kuko kondisiyo arimo niyo wayiteye, nziza ahubwo wava hano. Aba aranyegereye, ariko ako kanya ntabwo banabifite kuko nari nzi ko ndi kurwanirira umuntu urengana. Arambwira ati gute umbuze kureba umugore wanjye? Ndamubwira umugore wawe ariko ntarabirangiza ati kubyivugiye ko ari umugore wanjye, ibindi ushaka kurenzaho ni ibiki? Mva mu nzira ahubwo. Ahita ansunika mvana mu nzira. Nahise mufata ukuboko ndamubwira ntuzibeshye yinjiye muri kiriya cyumba, ndahamagara abashinzwe umutekano bagusore nabi. Bwa mbere nabonye uyu mugabo anyumvise noneho asubira inyuma. Nahise nijijisha ninjira mu kindi cyumba nk'ukomeje akazi kanjye bisanzwe ko gufasha abarwayi. Wa mugabo utagira ubwoba nakomeje kumucungacunga ari nako murebera mu idirishya ry'icyumba cy'abarwayi nari ndimo. Ngiye kubona mbona yinjiye mu cyumba abakozi bo kwa muganga twambariramo. Tegereza ko asohoka ndaheba. Ubwo niko amasaha y'ikiruhuko ku baganga ya nijoro yari ageze. Nafashe umwanzuro wo kutajya muri icyo kiruhuko, ahubwo nongera kwinjira mu cyumba umukobwa yari arwariyemo. Nakekaga ko wa mugabo ubwo yinjiye mu cyumba twambariramo ntasohoke ashobora kuza gukora ikintu kibi kikitirirwa uburangare bw'abaganga. Nkigera muri cya cyumba nahise mpamagara ushinzwe umutekano mu bitaro ngo azane n'abandi babe bari hafi y'icyo cyumba. Maze kumuvugisha nahise mfungura agafata amajwi kuba muri telefone nkareka gafunguye, maze nereka telefone hafi y'umusego ku gitanda wa mukobwa yari arwariyeho, mpita njya kwihisha nyuma y'akabati kabika ibikoresho by'ibanze mu cyumba cy'abarwayi. Ngomba gutegereza ko wa mugabo ari bwinjire. Ntibyatinze amasaha yo kujya mu kiruhuko y'abaganga ageze, wa mugabo yasohotse muri cya cyumba abaganga bambariramo nawe yambaye nk'umuganga. Nk'uko nari nabiketse, wa mugabo yinjiye muri cya cyumba narimo na wa mukobwa, ahita ashyiraho amarido ku muryango wa cya cyumba n'amadirishya. Yikubita amaso yambaye imyenda y'abaganga, ubwoba bwongeye kumfata. Wa mukobwa agatotsi kari kamutwaye. Wa mugabo yahise afata umusego wari ku kindi gitanda nuko yegera wa mukobwa aho yari aryamye atangira kumubwira ati warishutse gutekereza ku mpunga. Wumva uzancikira he ntagera? Abarasetsa ariko yanseko y'abagome. Wa mukobwa yahise ashidukira hejuru ati ndakwinginze winyica, kuva ubu nzajya nkora ibyo ushaka kandi sinzigera nkorega kubera ibyo wankoreye. Wa mugabo aramuseka cyane ati byose byapfuye ubwo waneshaga umutwe ugahungira hano. Unsangana n'uriya mugore mu buriri niguriye mu nzu niyubakiye, nibyo byagushajije? Byareba imbabazi iyo uza kuba wapfuye atari njye ukiyiciye. Umukobwa niko yatakamba guti mbabarira ntunyice. Wa mugabo yahise atangira kumunigisha wa musego, nanjye mpita mvaho nari nihishe. Ndamubwira nimureke kandi nturengaho. Abashinzwe umutekano mu bitaro nabo bari bahageze, nuko bahita bamufata, nanjye mfata ya telefone yari yafashe amajwi y'ibyabereye aho byose, maze kubibika mu bubiko bwa telefone ndayibahereza. Gusa igitangaje, wa mugabo yakomezaga gusaba imbabazi wa mukobwa ati babe, wababwiye ko nta kintu kibi nakoze, wansabiye imbabazi, I love you babe, please.
Umukobwa aramwitegereza ati ibibi wankoreye ni byinshi, genda ujye muri gereza, I will never miss you.